yamamaye ku izina rya Danny Dora uyu munsi wa none akaba yarahoze ari umubyinnyi n'umuririmbyi mu itsinda rya Moriyox Kid wari uzwi ku izina rya Danny Moriyox. Akaba yaramaze gutandukana rero na Moriyox. Iki kiganiro nacyo bakoreye ndakeka mwarakibonye cy'ukuntu habayeho gutandukana. Ku batakizi mugende cyese ko batazi amakuru ko byagenze mugende mu kirebe, nacyo kiri kuri no channel Elise TV Media. Hanyuma rero Danny uyu nguyu yaje gutandukana n'itsinda rya Moriyox ajya kuba umubyinnyi ndetse ajya gukomeza n'umwuga we cyangwa se n'imirimo yo kuririmba ku zindi YouTube ndetse n'andi matsinda atandukanye. Akaba yarafunguye nawe rero YouTube ari kunyuzaho umuziki yitwa Danny Dora. Akaba amaze kunyuzaho indirimbo zitandukanye, harimo Winja, akabaho indirimbo nka Bombe nshya ndetse n'izindi. Nyuma rero y'amagambo menshi cyane n'ibikorwa byagiye biba bitandukanye byavugwaga hagati y'uyu nguyu Danny Dora ndetse na Moriyox Kid, haje kubaho ibihuha bavuga bati Moriyox igiye kuba yahirima, ariko siko byaje kugenda. Moriyox na n'uyu munsi wa none ikaba ikiri gukora, ndetse kandi n'uyu nguyu Danny Dora akaba ari gukora. Gusa amakuru yagiye ava hirya no hino hatandukanye, yagiye ava ku mihanda, mu baturage, ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, zirimo TikTok n'izindi, ndetse na Facebook, hagiye hacicikana amakuru y'ukuntu ngo Danny ashobora kuba agiye kwicuza cyangwa se ngo azicuza ku kuba atakiri kumwe na Moriyox Kid, nyuma y'uko hagaragaye amashusho ndetse n'amavideo y'abana ba Moriyox Kid bari hanze y'igihugu. Ngo hari abavuze bati bavuye muri Qatar, abandi ngo ni ibihugu bitandukanye. Gusa namwe ngira ngo mwabibonye ko hagiye hagaragara amashusho menshi cyane y'abana bo mu itsinda rya Moriyox bari hanze y'igihugu, bari muri rutemikirere basohokamo binjiramo. Ngira ngo mwabibonye. Abantu bamwe rero bamaze kumenya ko Moriyox yatangiye kugenda ijya hanze y'ibihugu, yambuka ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika, ijya kubyina no gukora ibitaramo. Benshi batangira kuvuga ati ubu Danny nawe abagiyeyo, ubu nawe yakabaye abirimo, none arahombye, ubu ntabwo yumvishe ibibera hanze aho ngaho. Ati yarayisebeje avuga ko ayivuyemo, ati gusa none reba iri kujya hanze, ubu nawe abageze hanze none niyicare yige. Gusa Danny yabasubije aravuga ati ibyo ntacyo bivuze, nanjye nzigezayo, ndi gukora, kandi ndakeka n'abandi batarabivuganye nabo baraje bagakora paka babigezeho, ati nanjye nzigezayo. Ibi nyine rero akaba yabitangaje nyuma y'uko hari havuzwe amakuru menshi cyane bagenda bavuga bati Danny reba noneho Moriyox ivuye hanze, Danny yayivuyemo ari kugenda yisebya ngo ntakiyirimo. Reba noneho ivuye hanze we ntagiyeyo, ubu ngubu ni andi mahirwe ahombye. Ati ni ukundi guhura n'ibindi byamamare ahombye. Mbese bigenda biba ibintu bitandukanye gutyo. Iki rero nkaba nakubwiye ko aya makuru mba nagiye nyashaka ku mihanda, irwota amasimbi muri bagenzi banjye baba bari hirya no hino batandukanye. Ikindi kandi izi nkuru zikaba zakomeje kugenda zitandumbuka ku mbuga zirimo Instagram, TikTok, YouTube ndetse n'imbuga za Facebook na WhatsApp. Abantu bose bagenda basharinga ati dore video y'aba bana bo mu itsinda rya Moriyox bafashe rutemikirere, wa muhungu ugenda ubasibye avuga ati iri rizanahirima bita Danny Dora. Ati ubu nawe yakaba yagiye, ayo mahirwe ntago amusekeye. Gusa Danny Dora nyine nakubwiye ntiyababwiye ati nanjye nzabigeraho, n'ahatari hariya nzagerayo. Benshi nyine bari batangiye kuvuga ngo ubu ngubu bari kwicuza ikintu cyatumye atandukana na Moriyox Kid. Gusa ntago yigeze abyicuza, kandi yavuze ko nawe ati biriya ni ibisanzwe, ati nanjye nzagerayo. Moriyox rero ikaba yari yatembereye, ivuye hanze y'igihugu, hanze ya Afurika, mu bihugu birimo Qatar. Ndetse kandi nyine abantu benshi bari kuvuga ati ari kwicuza impamvu atakiri muri Moriyox. Avuga ati nanjye ubu mba nafashe rutemikirere,
aya mahirwe aba ansekeye, gusa we yaje agaruka inyuma bishyiraho akadomo aravuga ati ibi ntabwo ari byo ndetse n'ibyo muri kumpimbira. Ngayo nguko rero mugire ibihe byiza, njye yarerize wanyu Ineza TV Media, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana hafi na hafi amakuru yo muri sinema ndetse amakuru y'ibyamamare byose n'abasitari, uko amakuru azajya asohoka buri uko amakuru abonetse njye nzajya mpita nkubwira amakuru ngaya, amakuru yamaze kuboneka. Nyine niyo mpamvu ugomba gukora subscribe kugira ngo nyine buri makuru yose ntagire na make azajya agucika. Iyi rero Ineza TV Media mbisubiremo ngendereze, mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.